Shesheri amakuru meza none se kute kwitegura ngo uzundebe byagenze kanze ndaje ngurebe gira mwayihute wihute urebe ukundi waza no su yobe gahunda zofitanye mwa gahunda kari umuturimo ugize ngo umuntu uri mu rugo ndi ngenyine kenze bo nimba wenda siko yakugiranye kwa kundi kabikora wihute Yem kubwa wanjye ko numvishe uri kuri telefone ugiye kujya hehe bashiri wanje inde shiri wanje okay ugiye kujya kumureba he wavo okay ikibera gahunda kizi Kipana ugiye kumbangamira ndaho nakubangamira kandi koko naye ndi nakubuza uburenganzira bwawe Oh my god. Okay sawa kanze buretse ndaje ndaje sazana ubwo buhungu boraga burekereje hano hanze ngo ni imipuri nabahagurukiye haguruka haguruka ambara ntusige ikintu ngiye kubona nakambara ngazaje ambara ngewe nabahagurukiye buriya buhungu musipa urakomeje abantu bazapfisha inga buhururana iminzani anakafa na ibintu kwazi bibi barahumunga yes mparu kumbabaza buretse Tamai, uramenye ako kantu ni kabi. You will move out of this house. Ana yes ngo biranye asanga banyoneye ndaje ariko ndabuturatinda uko biri kose jimere tugende Ngongeye kwirigwa yego bo nguko twabitegetswe n'umuganga wo ku bitaro wo ku murenge wacu yatubwiye ko tugomba kuza tukabahugura ku bijyanye n'imyororokere uburyo mwakirinda sida n'ubundi bwandu bwose sida n'agakoko kayo byose tugomba kubirandura kuko mwebwe urubyiruko mwebwe imbaraga z'igihugu mwe mugomba kubishoramo imbaraga kugira biranduke ubushize murabona ko twari twazanye umuganga ubwo naje ngenyine ariko ubutaha none nzahita nzana umuganga ikintu gihari rero ngamwe mwabakobwa mugomba kwirinda bashuga daddy. Oh my god. Bashuga daddy baraza bakabosha ngo tubagurire iki mukemera yo mwemere rero mwe cyane musanga mwatwaye cyase mukandura sida hari musanga ari kibazo murabizi neza yuko imiteri ndazi hari za sida mugomba kwitwararika mukirinda gukomeza kuyikwirakwiza ahantu hose murabyumva neza nawe mwabahungu mugomba kwirinda bashuga daddy bashuga mami mugomba kubirinda kubera ko n'ubundi mweze usanga ni ariko nanone bashuga daddy muri babi cyane Tamai, uramenye ako kantu ni kabi. Abakobwa mugomba kwirinda amarifuti umusore ngaguhaye rifuti ayiguha gutari dore ngabura abusore niko sha ubu busore iyo bugeze mwibi bikoko buhitaga bubu bwana neza Burundi none hageze ibi bisaza byo ariko none utagura nakana k'imyaka 22 gusa ubu ariko ngiye muyobozi rero ngina shaje bikumbeshe urashaje nakazanjye nawe muyobozi ariko sha muze mwakira gitari cyo muri gwanze kuma so birukanzeho ayo makuru yaba yaratugezeho no musaza baramuvuga Suwe rukanzu gasiga basore yo bagufata baraguciye umugongo mukabiye ariko sha abara abakobwa bo bukoshesha imitungo ufite amafaranga ubitse uzigo ndibizagukora Oh my god. kandi ari wowe wakagombye kubigisha ububi bwa sida n'uburyo bakirinda inda zitateganyije kandi wowe tuzakujyana kugufunga kuko tukugiraga inama ndumva ko mudugu ndrukombeshera aya madosiye tuba dufite hano yabarayandi nakazanjye
ariko sha Ukunu kumbanuka mwabana. indura kimwe baboshesha haba amafaranga habe telefone hoya nibe hoya mumenye guhakana mukubyumva neza cyane imyanzuro zo nabahereza rero nizo gutaha ndasohoka Sheri Ubera cyane yega data we komera amakuru ni meza you will move out of this house shaka kundi wigobeka hano mwa naraje nawe mwate katangiye kuvugana saa 4 none zibaye saa 7 game over. byatogereye mu rugo nawe umeze neza narimeze neza niyo tusimbukire mu nzu tuterera ku mupuri gwavuze tusimbukire mu nzu tunyogota ariko n'ubundi shino sikuje wiyambiye ibyo bigutiya tuhu urabona umukecuru muri 7 uzambaye ibigutiya ubuyobe murimo gumundi aje gukora ewe ngugo urugo rutiyandana ubwo umuntu yakumva ashaka ibintu pe wambaye ibyo biguti none iri kushaka se sura biyobe uko ndi umuntu yo ngo hamakaye ubuyobe ibintu by'umuntu agiye gukora by'umuntu agiye gukora ra umusi wo ukusha ndamwanzuro gwawe mwa uzagira uramenya ngo uje gusura umuhungu kandi hano ndabana n'abantu gusura umuhungu nanu kugira ngo tugire ibyo dukora narese ubundi ikindi gahunda kwabikoze tijojo nuko nyine so kubona muswagira wagize isoni ikindi gahunda ndo twabikoze Damayi uramenye ako kantu ni kabi. ndazigira wagira ngo hari umuntu uri kukureba usanga ari kundeba na 7 cyangwa 8 Kuruguti yasha mundu warukwambitse ikoze y'abagome baragwira pe babaho nabwo babifuza umuntu tuhaguruka tugenda ndabyanze batanye kubikora ndago ngende kubyiyumvisha ukuntu bimeze pe haguruka tugenda tujye mu nzu aho ndagenda icara hano ndahava uje kunzura mu biti uje kubarabara amatebura none ko kwagira ngo ufite isoni wabaye ariko sha igihe mwaganira mwarangiza guhomva ngo tugende urasiwe ninde urani ndiri kuvuga papa wawe jambere keje Ese yambaye ngo umuntu ugiye mu murima agafata umuhoro agafata n'inkoni agiye gututira nyine yavuze ngo nungoraho utema cyangwa ukubita niyo mpamvu yaje guhambira ikintu kinyambitse ngo tutagira ikintu dukora umva mutebutse va tugenda hano ngiye nifitiye imirimo ngiye kwikorera nigire mu murima babagombe burya babagaho mana yawe none ubwo yaraye kubona turabaho gute kunanye nande kumva mbishaka ariko kuraya mpfa yakunetse hari umugombe azazanye n'umuhoro ningoni ntiya kutungora umva muri kundinza ariko muri kundinza gira va mu muntu igende ndakundi ubwo nyine ndi hanganye igende ingofe tuzabana ko no umugombe yaroga yanaroga rero kindaba yanyama ubuhungu ico buzi no kwirwa burabunza bunyoni bwabwo muri n'ubwo munashaka imitwe ngende shiga none sumbujije ibintu nshaka igende Jesus Siruko ukuntu umwana wawe umufuhiraga sawa sawa uzamwitamirira uzamujya umupuri imyanzuro ko nabahereza rero nuko gutaha tukazahura mu cyumweru gitaha nazanye na wa muganga none ariko rero umuyobozi nubwo dutashe mfite ikibazo ufite ikihe kibazo se kandi kubera ko bavuze ku bakobwa ngo nibo bazafata ku ngufu bari kubaha n'amatelefone nk'abasore ko utatuvuze ico cyo ni umva twatogegera gusa toka merci twababwira turi kubabwira kandi mwe mubashukaga Damayi uramenye ako kantu ni kabi. icyo mushoboye nukubategera mu mageto ngayo mukabamena imipore gusa kadutahe tuvuye mu nama yagenze neza ibintu byabaye byiza buri munsi ariko biriya bintu umudugudu yaratunganije ibintu byose byambombeje ukuntu nashatse kandi ngagaho ibiryo byanjye nkabwirirwa ngo kanguburire kumesera uburingiti ukuntu nazanye umufundi kira gitanda cyanje akaguru karacitse ngagiteremo imisumari muri ukuntu nyogota wetse bimeze bite ine guca twe tuvuye mu nama gutya we ngibyo by'inama z'ingembe jyagamo ndago ubwo burangiye nari nje gufata twaducere twagenyije uducere twiki ko ndani ibyo nakoze ko wa mukobwa windi yabyaranye kishuye dukingiriza se dukoresha nibyo nibikureba icyo mva nose ngiye simva kuba nakwinditse uje uducere twawe se twudukingiriza nyine nyine kugira migende udukingirizo twawe kuko ndano two nakoresha odo